mbifurize ibyiza biva kuwiteka mbifurize amahoro n'amahirwe. Of course cheketua ndumugo dukina n'abana ukina n'abanyeshuri batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Iyi ni Kigali News kuri TikTok nitwa Isiaka Manaje cyangwa Isiaka TV 500. Nyagaye ngize gutya mbona kore yawe n'umuvandimwe ngo hari ikiganiro wabonye dore ngo turamusuhuze cyane. Yego urabati banguka nawe Imana muyimugisha ati ndabizi uri mu kazi kenshi nk'umutananirwa ngwino nkwibarize. Yego uyisumbwa ngo shiraho kamera. Umeze neza ko Nyagaye? Je meze neza ndashimira Imana. Muvani ni sawa? Ni sawa ibintu ni wane. Ni wane ariko abatakuze bakwita ni papa yakwise. Nani anishiro pleni niyo mahina yanjye. Inde? Anishiro pleni. Okay. Robin. Nyagahene we baramuzi. Mumamagara icyo mumamagaye byihutirwa mu kabyara. Reka manze mbibwire nitwa Kayitaba Emmanuel. Alias Nyagahene. Mumamagara iki none hamwihuse? Urabona Isiaka bwana munyamakuru ngiye nguhamagaye kugira ngo tuganire. Yego. Kandi kuganira ni byiza. Ngo wabonye ngo ikiganiro ngo nasohoye ngo nimba ndabakonyoza ngo sinakonyora mvuga ngo mwabana ngo ubuni mwabyana mwe ubuni munshaka iki nawe ayibonye tangaza. So bavuga ngo iyo umuntu ariho twese tuzapfa ariko ndakonyoye ndabomoye nzovu deja none se nzovu wabonye ikiganiro nyine nkuko twavuga ngo ntarakaye cyane kimbazeho ngiye kureka ku mujyi wa Kigali. Yego vuga zazana byabyana babagome nta wari abagome gusa ahubwo bwana Isiaka ni gute umuntu ajya kuvuga ngo kubomora ntabwo byemewe. Hano hari abakobwa beza singuri ntabwo byemewe iyo ugiye kuvuga ngo kubomora ubwo kubomora ugiye kubomora hari gusenya nk'ahantu hari nko cyangwa gutwika ariko kubomora ngenge numva uriya muvandimwe mugenzi wawe yazanye nubwo wenda ntabishyigikiye atari na byiza ngo birahurirana no gukora ngo imibonano babyita vagabondage sexuel. Vagabondage sexuel ntabwo ari byiza pe kubera ko urabona iyo ugiye kubomora nako gukora vagabondage usambana n'umugore umwe ugasambana n'undi ntabwo wabyemeye. Nyagaye yes Isiaka ariko ushaka kumubwira ariko Isiaka ngewe ndakubaha kandi nkakunda n'umuryango wawe madame wawe n'umugore wawe n'abana bawe. Madamu wanjye tumusuhuze ko hano nanjye meze fresh sana kabisa ibintu nibone twigera tunanirwa cyeka iyo twigirishije. None se Nyagaye bite ku mihanda ni gake tugomba gukora neza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi dutaraga kuri ibyo. Nyagahene bavuze ngo kuki abantu bakwangira ikigira amaziko ngo uwo yumvishe cyane ngo bayijyanye ibindi bibindi. Oya ngewe ndaje impamvu Nyagahene bamwanga kigana cyo cyatambuka kuri TikTok. Nyagahene impamvu bamwanga na Isiaka yego na Isiaka Manaje nawe uranyanga. Nyagahene bamwanga nta kibazo abateye. Nyagahene bamuziza uko yibereho nuko yiturije ngo icupa ryaramuheranye ngo icupa ry'amakiramani yamuhaye 300 myati wowe numara igiye utanywa ku nzoga zabwo 300 byaramunaniye. Nyagahene ikundira inzoga hasi hejuru maye inzoga kumwihera ifege kama mbaye ibintu bya se iyi ngi inzoga ukuri. none se Nyagaye waba utanywa Nyagaye mugabo n'uwanyweye Nyagaye wambwiye ngo bagenzi bawe bakwangira iki? Ndashaka kubibwira abadukurikiye n'aba contre succès
kandi ubwo njye reka mbivuge nanabisubire iyo umuntu akwanga umuhisha ko ubizi hari ibindi nta kindi ubundi reka nkubye mu buzima nyagahene igihe wanzwe n'ubuntu Imana iyo yakuremye ibizi kuzabaho uzanasaza nuko uzangwa umwana w'umuntu bwana munyamakuru Isiyaka ntabwo uhamagaye umuntu numva ngo nta kiruta Imana ntabwo bivuze yego ni ukuvuga ngo niba nta kiruta Imana nta n'ikiruta umuntu yego wabyumvise cyane ibyo ndabyumva hari indirimbo y'umuhanzi aririmbye ngo niki gitumurira ngo amarira atema ku maso abyumvishije nabyumva ngo ndi urutare rutanyeganyezwa n'umwana wanjye arabyemeza yitwa Israel Mbonyi sibyo yaravuze ngo nubwo Israel Mbonyi akagaka gasa na Jay Polly Jay Polly ibitama afite ibitama ngibya Jay Polly nibyo amuziza se nibyo barasa nande ntabwo uri kubibona nyakwigendera aruhukiye amahoro reka dusubirane tubwire kuko nsa nk'umusaza yes nsa nk'umusaza twaye kubibona dusa gute rero nyakwigendera ukiri mu mahoro cyageze fana ka ukaboko aho ngaho reba urabona ubwanwa ufite hano nuko useka yicaye hano uraseka nabi se oya useka neza noneho hazagira umuntu ukubeshya n'amaso yawe ngo iki n'amaso yawe uko useka sibyo n'izina ry'Imana ishobora byose nuko wambara murasa pe nambara nabi se wambara nabi gute APRFC wambara nabi gute reba iyi saha uza amafaranga igura Nyagahene nawe marakabye hana ndi gukabye Nyagahe bwira abafana bawe n'abakunzi bawe ndetse banzu bwira abafana bawe n'abakunzi bawe cyangwa n'abakunzi ibyo wakoze ijambo rimwe ukurikizaho irindi jambo y'abantu banga bane ntacyo bapfa iyo wanga umuntu ubu mwanzi ariko ukoze amafuti sibyo ni kuvuga ngo urabona nkawe ntabwo ngiye nakwanga nta nubwo nakwanga uriye cyangwa uriye umukunzi wawe rero ikintu umubwira ni kimwe itinyuke uze tuganire tubane kandi tubane neza mu mahoro ariyo mpamvu leta y'u Rwanda tuvuga ngo ubumwe n'amahoro n'ubwiyunge muri mu bumwe musenyera umugozi umwe nta shari umwe urabona nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ngo reka tubeho dukire nta muntu usigaye inyuma niba ngewe wenda mfite miliyari uyu petit frere nawe mukubite wenda nka miliyoni 100 Isiyaka mukubite miliyoni 300 tuzamukira bimpami alhamdulillah rabbil alamin inshallah ngo nguki wa mubarakatu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh reka mbashimire gusa mwifashe kandi mwe mumbwati cya kiganiro baje ubwira abantu mwabatinganye wewe abo mbanga kubi rana turula baravumwe reka maze ngwaze umva Isya naam yes urabona abamarayika babiri bavuye mu ijuru boherejwe n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala baraza bageze Sodoma na Gomora ibyo bakoze urabyibuka cyangwa ntabyuze ndabyibuka noneho
hari umusaza yarababwiye ati muze abajyana mu nzu ye ingegera zibasangamo zirangije ntago bamenye naho banyuze reba urabona nk'aya mazu sibyo hari iriya nzu igikuta vuba ntago bamenye ahantu banyuze barangije bagize gute bo umuryango uhita wifunga abo basanze mu nzu babagize iki bagumyemo umuryango urifunga ibikuta nabyo birifunga noneho Imana yavuga iti ngiye gutwika Sodoma na Gomora kandi ahura hirirwa noneho ibindi bigumamo ari birebire besha nizi nibi biti zamurarire bireshya nibi yego wera hasi kazamuka mpaka birangije bikora ibiki biguma noneho bishaka aho binyura birahabura bigumamo tayari umugore wa Yoweri fata umugore wawe n'abakobwa babiri mugende n'umugore wawe ntihagira umuntu uhindukira gutya inyuma ahitashye babafungirana indani bageze baratingana amarika bari bagiye kera nyine baranye banatinga Imana itutwika Sodoma na Gomora noneho umugore wa Yowe we agira gutya ngo reka ndebe iwacu kumwari gushya apo umunyu vuba Imana ibiroretse nyage ko Kiramani yakuze arimo naguhije uruhu n'uruhane kugira ngo ujye gukina muri ya film bisa gute ngamashitani agira gute yayobewe Kiramani ni boss wa ngamashitani agira gute ya film yitwa mashitani agira gute wambori yayobewe nyine mashitani n'undi agomba kuyoba umwango Kiramani n'inshuti yawe ngo ugene mubwiye ngo ngiye nago nakina ngo muri wa mashitani kuko ngiye sindi shitani siko ambwiye ko niyo mpamvu uri mu rugendo urabona bwana munyamakuru Kiramani ni boss wanjye ariko waramunaniye kumunanira ngomba kumunanira kwa byatujuje buriye ankunda kubi Kiramani ankunda kubi ku buryo ibaze ariko waramunaniye nyine ndabyemera nanjye kwa munaniye bwati Kiramani aho uri hose umenye ko nakunaniye ko nanjye Imana igumugisha Kila boss wanjye ngiye mwita twese tumwita daddy wowe nande twese ngiye sindi kamushimire ariko Kiramani muhiga umushake pe kandi ejo nzajya gukina mu mashitani yananiwe urakoze cyane Isiyaka Karame reka nkubaze ikintu kimwe ngewe uranze ubundi ndakuzi ariko ntago nkuzi ahubwo nkuzi nk'umuntu nkuzi nka Nyagahene nkuzi ku maso ariko ibiri kurimo indani ntabyo nzi Kiramani rero ntihakagira abantu bamuvugaho ibyo batazi